umuriro w'amakara. Ibyo bintu byacu byose ubicure mu miringa, kandi uzagicurire mu miringa isobekerane ku rushundura mu ngokora zacu gisobekerane. Uko ari enye ushireho ibifunga 4 by'imiringa, ugishyire munsi y'umugunu ugose icyo gicaniro, gihere hasi kiringanize igicaniro. Amen. Amen. Hanyuma mu gitabo cy'Abalewi igice cya 8 umurongo wa 6, Mose azana Aroni n'abana be, arabuhagira, amwambika ya kanzu ibanza ku mubiri, amukenyeza wa mushumi, amwambika ya kanzu yindi na efode, amukenyeza wa mushumi waboshwe n'abahanga uri kuri efode, arawuhamikisha, amwambika wa mwambaro wo ku gituza, imbere muri washiramo urimu na tumimu, amwambika mu mutwe cya gitambaro kizinze, imbere kuri cyo ashiraho igisate cy'izahabu aricyo gisingo cyera uko Uwiteka yategetse Mose. Amen. Murongo wa 14, azana cya kimasa cyo gutambirwa ibyaha, Aroni n'abana be bakirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arakibikira, yenda amaraso yacu, ayashirisha urutoki ku mahembe y'igicaniro impande zose, aboneza icyo gicaniro, akibyariraho amaraso hasi, acereza kugihongerera. Yego. Yenda uruta n'urugimbu n'urundi rwo kumara rwose, n'umwijima n'ityazo n'impyiko zombi, n'urugimbu rwo kuri zo abyosereza ku gicaniro. Ariko icyo kimasa n'uruhu rwacu n'inyama zacu n'amayezi yacu abyosereza inyuma y'ingando z'amahema uko Uwiteka yategetse Mose. Amen. Hallelujah. Murongo wa 22, amurika ya sekurume y'intama yindi yo kwereza abatambyi umurimo. Aroni n'abana be bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayibikira, yenda ku maraso yayo, ayakoza hejuru y'ugutwi kw'iburyo kwa Aroni, no ku gikumwe cye cy'iburyo, no ku ino rye ry'iburyo rinini. Azana bene Aroni akoza amaraso hejuru ku matwi yabo y'iburyo, no ku bikumwe byabo by'iburyo, no ku mano yabo y'iburyo manini. Ayandi maraso ayamisha impande zose y'igicaniro. Amen. Amen. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabashaga gutunganya rwose abegera igicaniro. Abatunganishije ibitambo bahoraga batamba uko umwaka utashye. Iyo abishaka ntibaba bararorereye kubitamba. Yego. Kuko iyo abibasha ntibaba barorereye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha. Amen. Ahubwo bahoraga bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntibabishatse, ahubwo banyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Yego.
ko ndavuga nti dore naje Mana mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye cyangwa no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokejwe n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye aribwo bitanga nk'uko amategeko yategetse. Aherako aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubeshejwe n'umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Amen. 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 Urakoze cyane. Aya magambo dusomye ni maremare kandi navuze ko ari mu bice bigera muri bitatu tuza kuvuga. Turavuga igicaniro cy'ibitambo, umurimo, uburyo bwiza bwo kwihana ibyaha, hanyuma turaza kuvuga kandi igitambo icyo ari cyo, nuko cyagombaga kuba kimeze n'uburyo kigomba kuba kimeze uyu munsi, hanyuma turaza kuvuga n'umutambyi. Yego. Bibiliya itweretse hano ikoze icyo bita description. Description ni ukudekiriva ikintu imiterere yacyo yose n'imiremere yacyo yose. Aha muri iki cyanditswe twasomye mu gitabo cyo kuva 27 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8, aho bivuga ngo kandi uzabaze igicaniro mu mushita uburebure bwacu bw'umurambaro rube mikono 5 n'ubugari bube mikono 5 kingana impande zose, n'uburebure bwacu bw'igihagararo bube mikono 3, mu ngokora zacu nguko ari enye uzashiraho amahembe 4, kandi ngo uzagicurire ibibindi byo kwihoreramo ivu. Aha muri iki cyanditswe dusomye tuhasanga ibintu byinshi, ariko reka tuvuge gusa ibintu bitatu kuri iki gicaniro mbere yuko tuvuga igitambo n'umutambyi. Icya mbere naho igicaniro cy'ibitambo cyabaga mu ihema. Icya kabiri ni uburyo gikozwe n'icyo bigereranywa. Icya gatatu turaza gusoreza kuri ingingo ya mbere, ibikoresho byacu. Bibiliya itweretse ko cyabaga mu rugo rw'ihema mbere y'uko winjira ahera. Mbere y'uko winjira muri rya rembo twavuze rifite amabara 4 kandi riziritse ku biti 5 ariyo mategeko, n'amabara 4 nayo tukaba twaravuze ko ari ubumana, ari imirimo myiza, ari imibabaro n'ubwami. Kuko Yohana yaravuze ngo dusangiye byose, dusangiye ubwami, dusangiye imibabaro, dusangiye no kwihangana. Iyo winjiraga muri iryo rembo wahita gutungukira ku gicaniro cy'ibitambo. Ibyanditswe byera bitwereka ko aho mu rugo niho Imana yateguye ko ariho abantu batambira ibitambo byabo, ariko kwihana ibyaha mbere y'uko ujya gusenga. Murabyumva ko Imana yari yarabiteganije neza, n'ubu niko bimeze. Tugapime kujya gusenga no guterana habe n'ubu muri nibature twaje ngo ubyuke gusa ukanguke, numara gukanguka uhita ujya muri ringi. Oya, nujya gusenga nukanguka ugiye muri ringi, jya ubanza usenge wenyine wiherereye mbere y'uko ujya muri telefone. Ni amateraniro yera ugiyemo, ubanze usenge watura ibyaha, wihana imbere y'Imana mbere y'uko ujya hano muri ringi. Telefone ziba ziri iruhande rwacu, haba hariho ringi, ufite netiwaka. Ibyo ngibyo ntukihutire kubijyamo utarabanza kwinginga Imana no gusenga kugira ngo igukureho umugayo uwo ari wo wose ikubonaho, kuko ugiye mu materaniro yera. Amen. Ariyo mpamvu igicaniro cy'ibitambo cyabaga mu rugo mbere y'uko binjira mu ihema ahera. Wabanzirizaga ku gicaniro cy'ibitambo. Murumva ko Imana yabiteguye byose, nicyo gisobanuro cyabyo.
amen. 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 Iri ryaba isomo rya mbere. Uzajye ubanza wihane ibyaha mbere yuko winjira. Bibiliya itwereka kandi ko iki gicaniro kidasizwe izahabu cyo, ahubwo Bibiliya twasomye yavuze ngo cyari gisize imiringa. Izahabu yagiye isigwa ibiti, isigwa n'ibindi bintu byose, ariko ngo baje kugera ku gicaniro cy'ibitambo ntibayisiga izahabu, igicaniro bagisiga imiringa. Ibi byasobanuraga imibabaro ya Kristo azanyuzwamwo kubwo gutambirwa ibyaha byacu, kubwo kutubabarira. Byagombaga Kristo ko nk'igitambo, nk'igicaniro cy'ibitambo, k'umutambyi akaba n'igitambo arafwa, ko iyo nzira azayitugezamwo ari uko anyuze mu mibabaro. Ujye umenya ko icyaha cyawe kukihana, umwami Yesu we cyamusabye ikiguzi, byamusabye kubabara, byamusabye imibabaro. Tugiye tumenya iyo mibabaro ya Kristo, twarushaho kwirinda umunsi kundi uko dushoboye, kugira ngo turusheho kwezwa. Niyo mpamvu rero igicaniro cyo cyari gisizwe imiringa. Intambwe ya kabiri, imiremere yacu n'icyo bigereranywa, twasanze nyuma yo gusoma iki cyanditswe, igicaniro cy'ibitambo cyari gifite longere cyangwa se uburebure bwacyo ni mikono 5, wenda nabyita ni nka metero 5 metre, cyangwa se ni imikono ntabwo ingana na metere neza. Yego. Kandi kikongera kikagira na largere, mbese ni ng'ubutambike, largere nayo yari mikono 5. Abantu bize nimba ari systeme metrique cyangwa nimba ari geometrie simbizi, naje sinkibyibuka neza. Longere na largere na hauteur, cyagiraga hauteur ya mikono 3, 3 metre de hauteur. Ndimo navuga imiremere y'iki, kandi nabyo buriya bifite icyo bivuze. Kikongera kandi kikagira amahembe. Mwayumvise icyo gicaniro cyagiraga amahembe impande enye, buri ruhande habaga ihembe, ni amahembe nayo anyuzwamwo ivu, cyangwa se ni amahembe nyine ku nkokora zayo. Ubwo ndimo ndadekiriva igicaniro cy'ibitambo, kandi harimo amabanga akomeye muri iyo description. Muri aya mahembe 4 hanyuzwagamwo ivu ry'igitambo cyatambwe. Hanyuma ririya vu rikanyuzwa mu mahembe, mu matiyo hariya mu mahembe, ryavu rikamanuka rikajya mu bibindi. Rikajya mu bibindi. Nuko nyine ndigiye nyine, iyo wenda aza kuboneka uburyo ngombe nabwirije ndi kuri video, noneho mbashe kwerekana mu ndebe demonstration yose uko bimeze, ariko ibi ndimo mvuga murabyumva. Burya mwarimu akunda kwigisha yerekana na materiel didactique, ingero. Noneho hariya ku mahembe y'igicaniro murebe uko kimeze, harimo amatiyo anyura muri aya mahembe, niho bacishagamo ivu rikamanuka rikajya mu bibindi biteretse hasi, akaba ari washigwamo ivu. Ibisobanuro byabyo ni ibihe? Narimo nkora description. Nuko longere 5 y'igicaniro na largere 5 byari bifite ubusobanuro bumwe. Nuko umurimo wo kubabarira, umurimo w'imbabazi, umurimo w'ubuntu bwa Yesu Kristo uzagenda ukwire ugere
ugere mu isi hose, ugere mu migabane yose itanu uko ari isi, muri Aziya na Amerika, Europe na Afurika na Oceania. Imana yari yarateganije kandi n'ubu niko bimeze, ko imbabazi zayo zizagera mu migabane yose uko ingana y'isi. Icyo gihe igicaniro cy'ibitambo cyakorwaga, imigabane y'isi yari 5. Niba ishobora kwiyongeraho cyangwa ikagabanuka, ibyo ntabwo ngiye kubijyamo, ariko imigabane y'isi yari 5. Igihe cya Mose hariho Aziya, Afurika, Europe na Oceania. Iyi migabane nk'uko muyizi niyagiye ivuka yari iteganijwe ko izabaho. Uyu murimo w'imbabazi n'umurimo w'ubuntu bw'Imana kuzagera mu isi yose. Bibiliya iravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, bose kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubu harimo amasomo avuga ko agakiza ntabwo kari aka Isiraheli gusa, kuko Isiraheli yabyibwiraga, ahubwo nuko kazaguka kakagenda kakagera ku isi yose, kakagera mu banyamahanga bose. Yego. Iyi niyo nongere na largere n'ubuntu bwa Yesu Kristo buzakwira mu migabane yose y'isi. Hoteli nayo yabaga ifite uburebure bwa mikono 3 metero ya hoteli. Ibi ni ibisobanuro ko umurimo wo gutambirwa ibyaha warangizwaga n'inzego zigera muri 3. Umurimo wo kubabarira ni umurimo w'inzego zigera muri 3: Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Niyo mpamvu hoteli y'igicaniro cy'ibitambo yari 3 metero. Iyi mibare ntabwo gusa Bibiliya ipfa kwivuga, ibifite ibisobanuro kandi nibyo ndanabitanze. Yego. Imbaraga z'igicaniro cy'ibitambo zabaga mu butatu bwera. Yesu wahindutse igicaniro cy'ibitambo byemejwe n'ubutatu bwera, kandi buri umwe yagize uruhare mu kutubabarira ibyaha. Hanyuma twavuze kandi ko iki gicaniro cy'ibitambo cyagiraga ibibindi, tutaragera ku mahembe, cyagiraga ibibindi. Biriya bibindi byashyirwaga mu ivu. Ni bisobanurwa ko icyaha cyatuwe kigomba kugirirwa ibanga uwo bacyaturiyeho. Ririya vu rigashyirwa mu bibindi bigapfundikirwa. Niba kwaturira, wowe uba wahindutse umutambyi wo kubika ibyo byose bagushizemo bakubwiye, wirinda kubibwira undi uwo ari we wese. Kirazira ko icyaha cyatuwe wacaturiye mwene so cyangwa se nawe yakikwaturiye, ujya mu miharuro no mu mihanda kukivuga. Sinzi ko tukiri kumwe. Turi kumwe rwose, turakumva. Ari nayo mpamvu ivu ryanyuzwaga hariya mu mahembe mu matiyo rikajya mu bibindi. Amen. Byari bibujijwe ku mutambyi ririya vu ariyora ngo aritumure, kuko iyo yaritumuraga byatumaga abantu bicamura. Yego. Ari nayo mpamvu ivu ryanyuzwagaho rigomba kunyuzwa rikabikwa mu bibindi. Timukagende mwamamaza indege nke z'umuntu uwo ari we wese, ahubwo musange umubwire ngo aka kantu kaba katariko, ubishoboye umuvandimwe mwene data wakosora. None dufite ibibazo bikomeye mu matorero. Nageze mu itorero rimwe i Nairobi, none numva umupasitori umwe aravuze ngo kandi ngo ahangaha ngo harimo abarozi
bagiye kubaterura ngo abanyuze mu idirisha ngo bajyane ngo we noneho uwo ngo ni umupasitori n'abandi bose batarapasitori. nuko niko byagiye bimera. ntabwo ari byo bene data, itorero si uko ryubatse. Bibiliya iravuga ngo ubikurikize iri torero uryubake ukurikije igishushanyo, ukurikije icyitegererezo uhawe kuri uyu musozi. Yego, amena. nongere kandi mbwire abakozi b'Imana n'abantu bose, wowe ntugapime na rimwe kugenda wamamaza intege nke za mwene so. musanga umubwire, ariko ntabwo twahawe inshingano yo kwamamaza intege nke za bene data, ahubwo twahawe inshingano yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Haleluya, amena. muribuka ko umugabo witwa Nowa yanyweye agasinda, umwana wiwe yagiye yamamaza ubusa bwa papa we Nowa, yagize umuvumo n'abamukomokaho. Yego. ariko umwana watwikiriye ubwambure bwa se yagize umugisha n'abamukomokaho. burya abakomeza kugenda bamamaza intege nke z'abandi, ntabwo intege nke zishigikiye, ariko izo ndege nke zibabarire kandi ubigumane. Yego. abo bagenda bazamamaza, bagenda bamamaza ngo runaka, ngo uyu nguyu ngo runaka, ngo ameze gutya, ngo n'umupfumu, ngo araroga, ngo aragira gute, bya bindi byose tubwire ngo ibyo bizaguhira, bizakugiraho ingaruka n'abagukomokaho. kubera iyo mpamvu inzira twaciriwe, niwatura icyaha akikwaturire, ukigumane ukibike nk'umukozi w'Imana, ugishingure kandi ukibagirwe. aha hari amasomo akomeye, murumva ko ndari mu ntanga za haleluya, ndi muri classe, ndi mu ishuri. Yego. ari nayo mpamvu yanterereye kwigisha ihema ry'ibonaniro, ngo ahari turebe ko twakongera kandi gusubira ku murongo w'itorero. Nowa akangutse abaza uko byagenze, ahita avuma uriya wamusebeje, kandi yavuze ukuri, ariko yagize umuvumo, ariko ahesha umugisha umuntu watwikiriye intege nke ze. hanyuma ivu rigashyirwa mu bibindi, kandi umutambyi yahoraga iteka ryose arikuramo akaritindura akarivana mu gicaniro. ririya vu impamvu arivanamo ni ukugira ngo umuriro w'amakara ubone uko waka. Yego. ababyeyi bari aha bakuze batameze nk'aba bana dufite babonye amashanyarazi na za gaze, ariko kera ababyeyi bajyaga gucana umuriro bakabanza bagakuramo ivu mu ziko. ese si ko harya dina we watuyoboreye mwana wa data? nibyo. bagakuramo ivu. dina arakuze cyane, kandi ni mushiki wanjye, niyo mpamvu mutanze urugero. Yego. noneho ririya mu barikuraho bakabona gucana umuriro bikemera. Yego, ntibameraga. ntabwo bishoboka ko ushobora gusaba ububyutse umuriro w'umwuka wera mu ziko ryawe hakiri mu ivu. banza urikureho ryose, nucana umuriro bizemera, nusenga bizemera, nukora umurimo bizemera, nujya gukora umurimo wari wose bizemera, kubera ko wakuyeho ivu. kwihana Bibiliya iravuga mu gitabo cyakozwe n'intumwa
ngo nuko rero ngo mwihane muhindukire ngo ibyaha byanyu bibabarirwe ngo kugira ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu ibone ukwiza iturutse ku mwami Imana. Amen. Amen. Nta minsi myiza ishobora kuza, iriya minsi myiza ituruka ku Mana ibanzirizwa no kwihana no gukuraho ibyaha. Kandi biriya byaha kirazira ntibitumurwe ngo bigende byamamazwa. Ubu dufite ikibazo gikomeye cya social media, aho ugira gutya ukabona ibintu byose byasandaye byakwira isi yose. Yego. Hari n'abantu barimo batukanira ku social media. Wumve biriya bintu uko bimeze. Buriya ntabwo ari umurongo w'itorero. Ibyaha ni ukwihanwa, byamara gusabirwa imbabazi ukwihana bikanyuza mu matiyo bikabikwa hariya mu bibindi. Nicyo byari bishinzwe biriya bibindi, ni ukwakira no kubika, ntihagire undi muntu wongera kubimenya. Abantu benshi bakunze gutsindwa, bahora bamamaza ibyo baturiwe n'abandi bantu. Ibi Imana yabibwiye Mose ko ivu ritagomba gutumurwa, ahubwo risorwe rinyuzwe mu nkokora z'igitambo z'amahembe kwarane, ariyo mahembe yabugenewe. Bityo iryo vu rishirwa mu bibindi. Ibyo nabitsindagiye ndagira ngo byumvikane. Reka nongere kandi saba abakozi b'Imana bagenzi banjye kugira ibanga rikomeye ku byo abakristo batwaturiye. Hanyuma hariho ikindi cyitwa umukubuzo. Umukubuzo ni ibintu biyora ivu, mwabyumvise. Igicaniro cyagiraga imiryango ine ivu ryasohokeragamo. Iriya miryango ko ari ine, buriya reka mbabwire ngo umuntu afite imiryango ine mu mutima we. Umuryango wa mbere hari ibintu byinshi uzi wiyiziho ubwawe, intege nkeya zawe n'ibyaha byawe urabizi ubwawe. Umuryango mu mutima w'umuntu kandi harimo n'ibyo abantu bakuziho wowe utiyiziho. Abantu barabizi. Mu mutima w'umuntu kandi hariho ibyo wiyiziho n'abantu batazi. Wowe urabizi ariko abantu bashobora kuba batabizi. Ikindi cya kane, hari n'ibindi bintu ushobora kuba wowe utiyiziho n'abantu batakuziho, ariko bikaba bizwi n'Imana yonyine. Ari nayo mpamvu Dawudi iyo yajyaga gusenga, iyo yajyaga kwatura ibyaha, yaturaga ibyaha. Iyo yashakaga gusohora ivu no kwatura ibyaha yakoze byose, ndetse akatura n'ibindi biba mu bwigobeko, mu bwihisho bwo mu mutima. Yaravuze ngo mbabarire ngo n'ibyaha ngo biri mu bwigobeko byinshi ahantu iriya hirya njyewe ntareba n'abantu batareba, ntazi n'abantu batazi. Umuririmbyi we yaravuze ngo ari Imana undondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose ntifata uko ntari. Murumva ko hari ibindi bintu ushobora kuba utazi n'abantu batazi, ariko Imana ibizi ubwayo. Ibyo nabyo ujye ubwira Imana ngo mbabarira icyaha kiri mu bwigobeko iriya hirya mu mutima. Ivu kandi ryagiraga ibikoresho byo kurikubura, bityo ni ngombwa ko duhorana umweyo cyangwa se umukubuzo wo guhora dukubura ivu. Ndabyibuka neza ko Nebukadinezari ajya gusenya urusengero rw'i Yerusalemu. Mu bintu 16 yajyanye, muri biriya bintu byose yajyanye yatwayemo n'umukubuzo.
muzabisoma mu gitabo cy'abami ba kabiri 25 umurongo wa 14. Ni igitangaza. Nebukadinezari yaraje mu rusengero, usarire ntiyatwara ibikoresho bya bindi bikomeye, ahubwo ngo arazenguruka atwara umukubuzo, aba ari wo anyagara ujyana. Ni igitangaza. Umuntu mu gitondo usanze bakwibye umweyo, umukubuzo, ubu wagenda utaka ukabwira abantu bose ngo bakwibye umukubuzo kwe. Ariko Nebukadinezari yari umuhanga, yari azi icyo akoze. Yatwaye Abisirayeli abatwara imikubuzo arayijyana. Buriya yari abatwaye ibihe byabo byiza byo kwihana, byo kwikubura. Ubu Satani yatwaye itorero ibihe byo kwihana, habe n'izi nyigisho zo kwihana, n'inyigisho zo kwirega, n'inyigisho zo gusaba imbabazi. Izi nyigisho zabaye nkeya, ahubwo turi mu nyigisho z'imigisha gusa. Murumva ko umukubuzo Nebukadinezari yarawutwaye. Reka nongere kandi mbinginge, nongere kandi mbasabe ko Imana yatugarura ibihe byiza byo kwihana, nibwo ububyutse dutegereje buzaba. Abantu benshi ntabwo bakigira umukubuzo wo gukubura ivu, kandi ivu ryaragiye rirazamuka. Mwumve ko uko ivu rikurushaho kuba ryinshi, niko n'umuriro urushaho kubura ukazima burundu. Abantu bagahora baca imanza, ntabwo bagira umwanya mu bugingo bwabo bwo kwiyeza, ahubwo nabo kugenda basebya abandi gusa. Abalewi igice cya 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, Bibiliya iravuga ngo mubabera kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Yesu ubwe yarabivuze ubwo yarimo yoza ibirenge abigishwa. Yarababwiye ngo nimuzane ibase hano mboze. Atangira kuboza, arababwira ngo namwe muzamwozanye ibirenge. Yego. Ntabwo yabahaye inshingano yo gusebanya, yabahaye inshingano yo kozanya ibirenge. Niba mwene so hari ivumbi rimugiyeho, mwegera umusange mwozanye ibirenge. Ntiwihutire kujya kuri social media no kujya kumusebya. Ntiwihutire kujya kwirukana muri musengero mubwiye gufata ngo abarozi burabajugunya ngo bacishe mu madirisha ngo birukwange ngo bagende. Jewe biriya bintu byarantangaje kweli. Mwegera umusange, musengane, hanyuma umubwire batariko hari ibi n'ibi, ubishoboye bikureho, bivaneho. Imana ikorana n'abera. Amen. Yesu yarasenze ubwo yazamukaga ajya mu ijuru, aravuga ngo data uwereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Reka tujye dusengerana twese tuvuge ngo ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi Imana itwereshe ukuri. Haleluya. Asante. Amen. 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 Asante. Haleluya. 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 Amen. Asante kabisa. Ndabimbitinzeho cyane, nari kongera kandi kuvuga amahembe y'igicaniro. Bibiliya avuga ngo mu nkokora zacu uko arenye uzabaza amahembe uyabazanye nacyo. Iyo tuvuga amahembe, harimo ibintu bibiri by'ingenzi kugira ngo byihutishe. Icya mbere, ihembe c'est la puissance, ni imbaraga. Ni ihembe harimo imbaraga. Yego. Kuko icaniro cy'ibitambo, iyo umuntu yejejwe neza agakurwaho ibyaha, habaga hari imbaraga zindi z'Imana zimugarutseho. Kandi ariya mu ihembe, ihembe ni symbole y'imbaraga, ni symbole ya puissance. Izi mbaraga mwumvise ko amahembe yabaga ari ane. Nta handi tuvana imbaraga zacu, tuzivana mu butumwa bwiza bune. Aha ni Matayo, ni Mariko, ni Luka, ni Yohana. Kiriya gicaniro mwumve ko ari Yesu Kristo, kandi imbaraga za Yesu Kristo zari mu butumwa bwiwe.
izingiro ry'imbaraga z'umwami wacu zari zizingiye mu butumwa bwiza. Amen. Ntabwo imbaraga z'abera ziba mu gusebanya, ahubwo imbaraga z'abera ziba mu butumwa bwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuhanuzi Samweli aragira ati, n'Imana ni igitare cyanjye, niyo nziringira, niyo ngabo inkingira, ihembe ry'agakiza kanjye. Samweli wa kabiri igice cya 22:3. Na Samweli yahishuriwe igitare, imbaraga zanjye, ihembe ry'agakiza kanjye ko ari Yesu Kristo. Bibiliya yerekana kandi ko ku mahembe y'igicaniro habagaho imbaraga zo gukiza umunyabyaha wese wahahungiye. Iyo umuntu yakoraga icyaha atitumye, icyaha cyamugwiririye, yihutiraga ku gicaniro agafata amahembe ya kiriya gicaniro akaba arakize. Yego. Mu gitabo cyo kuva 21:13 kugeza 14 haravuga ngo ariko namwica bimugwiririye kubera ko namukuyeho amaboko, azahungira aho nzabereka, nyamara namurakarira akamwica yabigambiriye, muzamufate mu mwice nubwo yaba yahungiye ku rutambiriro rwanjye. Bivuga ngo hari igihe umunsi umwe mu gitabo cy'abami Adoniya yigumuye arwanya Salomo. Hanyuma baravuga ngo Adoniya yarwanije umwami Salomo kandi yiyimitse Adoniya yabaye umwami. Salomo arabimenya, aravuga bati nimwihute muje kumfatira Adoniya mumuzane hano. Adoniya amenya amakuru ko Salomo arimo amuhiga. Adoniya ngo arirukwanga ngo agera ku gicaniro, hanyuma agera ku mahembe, arayafata ya mahembe y'urutambiriro. Babwira Salomo bati Adoniya yadusize kandi ageze ku gicaniro afashe amahembe. Salomo aravuga ati nimugende mumureke nuko byarangiye, yageze ahantu agomba gukirira. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yagera ku gicaniro ukagera ku mahembe, ariya niya mahembe n'irya hembe Dawidi yagiye aririmba ngo Uwiteka ngo yaneguriye ihembe ry'agakiza. Buriya ihembe ryabaga ari imbaraga yari Yesu Kristo, byari ihembe ry'agakiza. Mu yandi magambo nshatse kuvuga ngo icyaha nticyaturwe kose uko cyakabaye, kandi uwo bacyaturiye agenda kibike nk'ibanga. Tugenda ucyasataguza ngo ukijyane hirya no hino, utazikurira umuvumo bwawe n'abagukomokaho. Imana iduhe umugisha abavandimwe. Ndabona isaha zanje zishize harenze iminota 7, ariko hari hasigaye kuvuga hejuru y'umutambyi ndetse nkavuga n'igitambo. Ariko mu magambo make y'umutambyi Bibiliya yavuze mu ntihanganire mu yindi minota 3. Ndacyayifite hafi 15 hafi 20. Imana ibamugisha. Umutambyi hariya twasomye Bibiliya yavuze ngo umutambyi, kugira ngo umutambyi yagombaga gucishwa mu ntambwe zigera muri 3. Intambwe ya mbere ni ukumwuhagira. Intambwe ya kabiri ni ukumwambika. Intambwe ya gatatu ni ukumusiga. Haleluya. Ngizi intambwe zigera muri 3 umutambyi agomba kunyuramo. Umuyobozi wa gahunda yadusomeye ijambo natwe ngo turi ubwoko bw'abatambyi ishyanga ryera. Kugira ngo tube ubwoko bw'abatambyi tube n'ishyanga ryera, biradusaba kuhagirwa no kwambara no gusigwa. Amen. Kandi uku kuhagirwa bamukureho umwanda uwo ari we wese. Nta muntu, Imana ikorana n'abantu buhagiwe. Amen.
abantu buhagiwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Hallelujah. Buhagirwe bakurwaho ico, bakurwaho umwanda, bakurwaho amaga. Muririmbyi yaravuze ngo twogejwe n'amaraso ya Yesu. Yego. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, arubwo yakuwagije amaraso, wese imyambaro yawirera. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, arubwo yakuwagije amaraso, wese imyambaro yawirera. Haleluya. byari ngombwa ko umutambyi yuhagirwa akozwa neza mbere yo gukora umurimo. Ujye ubanza wicekinga urebe ko wuhagiwe neza, wogejwe neza n'ariya maraso. Kandi biravuze ngo bamukenyeze umushumi, bamukenyeze umukandara. Umutambyi yambara akenyera umushumi, akenyera umukandara. Umukandara ni ukuri. Ni ngombwa, Bibiliya iravuga ngo gura ukuri ntuguranure. Ni byiza ko tuba abanyakuri, tuba abantu babarizwaho ukuri. Umutambyi bamukenyeze umushumi, bamwambike n'ikanzu y'umurimo efodi, kandi bamwambike n'igitambaro mu mutwe, bacyandikeho mu gahanga ngo uyu yerejwe Uwiteka. Ibi ni bivuga ko abantu badusoma, aho tunyura, aho dukorera, bajye batubona nk'abantu berejwe Imana. Tujye tuba turi abantu bafite ubuhamya aho dukorera. Si ngombwa ko tugenda kubyamamaza, ahubwo abantu babidusomemo. Yego. Amen. Amen. Kandi umutambyi kuri efode bashiremo Urimu na Tumimu. Urimu na Tumimu yari amabuye yatumaga umutambyi abasha kumenya neza. Urimu yamenyaga ibibazo uko bimeze, Tumimu nayo ikazana ibisubizo by'ibyo bibazo. Umutambyi agomba kuba ari ushakirwa, akanwa k'umutambyi niko gashakirwaho amategeko n'ibisubizo. Ntabwo waremewe kuba ikibazo mu bantu, ahubwo waremewe kuba igisubizo mu bantu. Rero twongere twambare Urimu na Tumimu. Amena. Amina. Hallelujah. Bene data, ndimo numva nezerewe cyane. Yego. Amen. Yo, haleluya, haleluya. Uwo mubisha cyane. Andawe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umutambyi twongere twambare Urimu na Tumimu, tubashe kumenya ibibazo biri mu isi, kandi muri twebwe harimo n'ibisubizo. Hari imiryango ifite ibibazo, ariko ahantu uherereye ube igisubizo cyawe ahantu utuye. Ube n'igisubizo cyawe ubwawe ku bibazo byinshi ufite, ube igisubizo cyabyo. Bibiliya yavuze kandi ngo bazane ikimasa. Kiriya kimasa ndacyarimo mvuga, ngiye kugera ku ntambwe yo kwambara. Bazana ikimasa, bagirambikeho ibiganza mu ruhanga, bacyaturireho ibyaha byose. Hari n'ihene yitwaza Azeri, ihene yo koherwa. Nyuma yabwo hari inyama bavuze zigomba kuribwa, hari n'izindi zitagomba kuribwa. Hari izigomba gutambirwa mu rugo zigatekwa, hari n'izindi bavuze ngo zigomba koherwa inyuma y'urugo. Ese mwabyumvise tubisoma? Yego. Muri byo bavuze uruhu, bavuze kandi n'amayezi.
uruhu mwibuke ko twaruvuze ko ari kamere. Kamere ntigapime kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, izajugunywe hanze inyuma y'urugo. Amayezi n'amara arimo amase n'ibyaha nabyo bikinjira ahera, bizaje inyuma y'urugo. Bibiliya yavuze kandi ngo bazane uriya mutambyi ngo bamusige ku gutwi kw'iburyo. Se mwabyumvise? Yego. Bamukoza amaraso ku gutwi kw'iburyo. Kugira ngo uyu mutambyi bakoze amaraso ku gutwi kw'iburyo azabasha kumva ijwi ry'Imana, nta kumva amabwire, yumva icyo Imana ivuga. Amen. Amen. Uriya ni byiza ko tujya twumva ibyo Imana ivuga, tutumva amabwire. Iyo umuntu ari umuyobozi ntiyumva amabwire, ahubwo azajya kubaza akumva icyo Imana ivuga. Banyamasengesho, nimwongere mwumve icyo Imana ivuga. Timutuzanire ubuhanuzi mwagiye kurarura hirya no hino uko babivuze, uko wagiye ubyumva, ahubwo ongera usigwe amaraso ku gutwi kw'iburyo kw'imbaraga kugira ngo wumve icyo Imana ivuga. Haleluya. Yes. Nibyo rwose. Ikindi, ugutwi basigaga amaraso ku gikumwe cy'ukuboko kw'iburyo, igikumwe cy'iburyo, kugira ngo kigikumwe namwe mukirebe. Niba ufashe telefone uba nkure kuri igikumwe cyawe, telefone urumva idafashe, ariko kugira ngo ufate ikintu gifate neza nuko igikumwe kigomba neza kugifata kikagihwamisha neza. Igikumwe byasobanuraga gufata umurimo w'Imana utajenjeka. Nimba warekejejwe kizwa, ureke kujenjeka, ubifate ubikomeje. Nta kindi kizagushoboza ni amaraso ya Yesu Kristo asizwe kuri icyo gikumwe. Ni ugufata umurimo w'Imana ubikomeje. Yego. Ibyo urimo bibemwa neza, ubifate ubikomeje neza. Niyo mpamvu umutambyi bamusigaga amaraso ku gikumwe cy'iburyo kugira ngo afate umurimo w'Imana ukomeje neza. Amen. Amen. Umutambyi kandi bamusigaga amaraso ku ino ry'iburyo, ririya no ry'iburyo, kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo, ayo maraso y'igitambo ariyo ya Yesu, amurinde gusitara kandi amurinde no gusitaza abandi. Dufite abantu babaye ibisitaza. Impamvu ari ibisitaza ni uko badasize amaraso ku ino ry'iburyo. Ariko nk'abatambyi, ubwoko bwera, ishyanga ryera, kongere kandi amaraso ya Yesu Kristo asigwa ku ino ry'iburyo, bizaturinda gusitara no gukomereka, kandi bizaturinda no gusitaza abandi. Amen. Amaraso ya Yesu muri iki gitondo agufashe kugira ngo ureke kuba igisitaza. Abantu benshi babaye ibirimbu, babaye ibishyitsi, babaye ibirimbu mu nzira z'abantu, nuko badasize amaraso ya Yesu Kristo. Ariko mwongere musigwe amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo ureke kuba igisitaza. Amen. Haleluya. Iyo ni description ntoya y'umutambyi, ibindi tuzabikomeza. None reka njye ku gice cya gatatu, igitambo. Kuko mwambwiye ngo ndacyafite iminota, ariko ndabona ari iminota ibiri, si 12:20 se? Yego. Igitambo kugira ngo kibe igitambo cyiza gishyitse, cyagombaga gucishwa mu nzira zigera muri 6. Ariko mumbabarire soreza kugira ngo ndeza umwanya wanjye, iki gitambo nzagihere ejo mu gitondo kugira ngo tubone gukomereza ku gikarabiro. Imana ibaho umugisha, n'ayo mabanga y'ubukristo Imana yambishuriye muri iki gitondo ngo tuyasangire, muyakire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
Haleluya. Amen.